Sashimima na mfusi mundu I hallelujah, hallelujah. Sarapura mavo kombibasuka biye. Hallelujah, hallelujah. Dukomere Imana amashi. Duhe Imana icyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Yesu abaha umugisha. Turabakiriye muri Fire Week ku munsi wa gatatu. Umunsi wa Enihakore. Umunsi Imana ije kongera kuvugana n'ubwoko bwayo. Amen, amen, amen. Yesu abaha umugisha bajya kwicara bagumane mikro hafi. Na Pastor Bernard agumane Bibiliya n'ibikunda yegere hano. Ibikunda yegere hano kugira ngo ansomere. Yesu amuha umugisha. Hallelujah, hallelujah. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Turabakiriye mu kubaho kw'Imana. Turabakiriye abera bajya mu ijuru. Turabakiriye bene data. Ndashaka kumva hallelujah ya Fire Week. Yesu abaha umugisha. Imana ibaha umugisha kandi komeze kubagira neza. Amen. Dizeye ko bino bintu wabije mutabipima ahubwo waje ushaka Imana. Ese hari umuntu waje hano ashaka Imana? Hallelujah. Ya turaza kushimira abakozi b'Imana, Pastor Bob na Pastor Bernard bakoze ejo. Pastor Bob yarigishije nubwo ntashoboye gukurikira kubera impamvu z'amagahunda yo gusenga nari niwe. Hallelujah. Yesu ashimwe. Amina. Hallelujah. Vuga ngo mu mwuka pose yarabyumvaga ko biri kugenda neza cyane. Amen. Kandi sinjya nibijya bitinda ntabikurikiye niyo byafata iminsi nzasubirayo. Hallelujah. Imana ibaha umugisha. Turashimira Imana ko igiye kutubera inkike y'umuriro, inkingi y'umuriro ikatubanira. Hallelujah. Imana ivuze ngo mbabereye wall ni protection, n'uburinzi. N'uburinzi bw'Imana ku buzima bwacu. Ese ntabwo twarindwaga ahubwo hari igihe ibigeragezo byiyongera n'intambara ziyongera Imana nayo igakaza. Ariko mwavuze ngo ije gukaza ibintu. Amen mama Tracy. Hallelujah. Igakaza. Amen. Yesu ashimwe. Ejo mwagize ibihe byiza, hari bene data bampamagaraga batarusengera hano bamwe na bamwe ati tuje kubana namwe muri Fire Week ntituhahurire. Ariko amina nari mbizi ko tutahabonana. Amina. Yesu ahabwa icyo. Mubwiye hallelujah. Yesu abaha umugisha. Ariko mwakomeye Imana amashi rwose. Hallelujah. Hanyuma rero ngiye kubabwira ikintu kimwe. Iyo hariho ibintu byitwa ngo abanzi wasenga utasenga abanzi barahari ariko n'abasenga barabafite. Umwanzi wa mbere dufite ni Satani. Hanyuma rero Satani yitwa ennemi déclaré de Dieu. Ni umwanzi uri déclaré. Ntabwo wamusengera nta nubwo wacudikana nawe ngo wenda azihane. Ntabwo yenda kwihana ari déclaré. Sinzi niba wenda muri kubyumva. Hari abantu njya mbona bashaka kwigira abacuti ba Satani. Oya tuye tuvuga ukuri. Kuvuga ngo ya none si ubuzima ubamwo we ntubona ko ubucudikana nawe. Tugomba kuvuga ukuri bene data. Niba koko twarabaye itorero reka twe kwitwa ikisi itorero ahubwo tuba itorero ry'ukuri. Mumbabarire tuvuge tuganire ndashaka ubumva n'abari online n'abari kure ndashaka ndebera umuntu w'iburyo n'ibumoso ngo reka tuba itorero. Hallelujah. Yesu ahabwa icyubahiro. Amen. Hallelujah. Satani ntabwo atinya titre. Ntabwo atinya kwitwa apotre. Ntabwo atinya kuri pasteur banagusiza amavuta bakakuraza no mwibase y'amavuta. Ahubwo atinya ubuzima bwawe bwejejwe. Ariko mumvugira amina cyane. Ikindi atinya ubuzima bumaramaje no kwiyegurira Imana. Uzanshakire impamvu ndiho ndabivuga nuko Imana igiye kuba inkingi y'umuriro ariko ihagurutsa inkingi. Ihagurutsa abantu b'inkingi. Bene data ibi bintu mu byumva ihagurutsa inkingi. Igihe Salomo yubakaga hari inkingi ebyiri yashize kuri entrée. Imwe yitwaga Yakini indi yitwa Boaz. Ziriya nkingi turazisoma ugasoma Yakini na Boaz. Ariko ziriya nkingi zirarepresenta Kristo Yesu. Murabyumva bene data? Ndashaka kumva amena. Ziriya nkingi ziragaragaza Yesu. Ni kuvuga ngo Yesu atari muri urusengero, atari muri building. Ibintu tuba turagereza kubaka atabirimo ntacyo byagwa.
byagwa, nushaka ube successful ugira amafaranga ariko Yesu atarimo, bigera ahantu bihengeka bikagwa. Ariko izi nkingi, iriya nkingi yitwa Jakin cyangwa se Yakini, iravuga ngo God is my establishment, God will establish me. Imana bavuga gute mu Kinyarwanda pastor? God will establish me. Imana ni izagira gute? Izampa no gushora imizi, izampa no guhagarara. He will establish me, izanye establishinga, nzashora imizi. Bibiliya iravuga ngo mwubahe Imana kugira ngo mube etabli, ariko mwubahe n'abahanuzi kugira ngo muprospere. Ndabakunda, nta kibazo, batuzaniye ibintu byiza. Haleluya, batuzaniye ibintu byiza. Iryo zina rya Yesu nta kibazo, batuzaniye ibintu byiza. Haleluya, batuzaniye ibintu byiza. Iryo zina rya Yesu turarimenya, ariko barizana risa nkaho riri powerless. Ariko nta nubwo riri powerless, ni izina riri powerful. Noneho reka mbabwire ingaruka zabaye. Ni gute abantu birirwa batwirataho ngo kera twarakizwaga tukuzura, hanyuma se ibyago byabaye muri he musenga? Uko mwambabariye, ako muramba baranje kuvuga. We had a powerless church and we have to tugomba kubyemera. Twari dufite powerless church, byo kubesha ngo twari powerful bya he. 94 yaje itoro riri he. Nivuga ngo hari idini. Mumbabariye mvuge bene data. Ntabwo nashe guca imanza. Ariko pastor, niba Imana igiye kutubera inkingi y'umuriro, dukeneye imbaraga. Nta kintu cyitwa umuriro kitarimo imbaraga. Tantine Christine Civile, dukeneye imbaraga. Batuzana icyo bita door of salvation, ariko ntibashiraho door of power. Hari umuryango w'agakiza. Ndashimira Imana, biravuga ngo kuva uyu munsi ndakubyaye. Ushobora gukizwa ariko ntube powerful. Mumbabarire rwose. Ukazajya mu ijuru bakakwandika mu gitabo cy'ubugingo bakaririmba. Ariko umurebe ahantu hari imbaraga z'Imana, ibintu byabyaye ububyutsi. Hariho icyo bita aggressive songs. Ariko uyu munsi se murambara ndaga kuziririmba ntakomeretsa abantu baziririmbye. Yesu ahabwa icyubahiro. Indirimbo turirimba uyu munsi, none ukibaza ziri mwiki, zihishe mwiki. Hari umukozi w'Imana mu apostle wo muri Tanzania yarebye umukozi w'Imana aririmba, sindi buyivuge. Haleluya. Aramubwira ngo mwimbo wako uko mtamu sana, lakini hauna maandiko. Hauna maandiko. Dada yangu umeimba kabisa, lakini hakuna maandiko ndani. Hakuna maandiko. Leo tuko na wapastors wana preach, lakini hakuna maandiko. Noneho tujye mu maandiko rero. Abazungu bona baje kutubwiriza ubutumwa, abakozi b'Imana batubwiye amaandiko rwose, batubwira ijambo, ariko ntibatubwira ko les lettres tuent. Ntibatubwira ko the letters kill, but the spirit give life. Ariko mwavuze amen. Dukeneye inyuguti kugira ngo tuba abantu bafite ubwenge, bashobora kujya kuri gahunda. Ariko inyuguti ntabwo zakwirukana abadayimoni. Mumbabarire mvuge bene data. Niyo mpamvu babahungu bo mu byakozwe n'intumwa, babahungu ngo bari bafite se w'umutambyi. Murabibuka, bari abahungu 7. Haleluya. Noneho baragenda bahaguruka mu bintu byo gukopera. Bari bafite umunwa kuko abantu bavukiye mu rusengero bose bazi kuvuga. Ko mwandabaye ndumva nshaka kumva. Haleluya. Ndashaka kumva ko mwari munkumbuye. Haleluya. Yesu ashimwe. Abantu bose bavukiye mu rusengero bazi kugira gute? Bazi n'uduturufu bakoresha kugira ngo bakurure imitima y'abantu. Byo barabizi kuko ni ibintu babayemwo, babanye n'abasenga, babaye ahantu hitwa Inayoti. Inayoti umuntu wese yahageze arahanura niyo yabadakijijwe. Yego, Sauli yageze Inayoti arahanura. Yaragiye kwica nde? Samuel. Nako Dawidi. Yaragiye kwica Dawidi, nta kindi cyari kimujyanye Inayoti. Inayoti ni ku musozi w'Imana. Yaragiye kwica Imana yasize amavuta. Nicyo cyari kimuzinduye, yarakarabye arazamuka. Yohereza ingabo za mbere. Iza mbere zihageze zirahanura. Bivuga ngo guhanura ntibitwereka ko ukijijwe. Ariko mwavuze amina cyane. Numvaga nshaka kumva haleluya cyane. Vuga ngo inkingi y'umuriro. Barahageze barahanura intumwa za mbere. Uzikuru zahanuye. Dawidi uzabunga hano, ugiye kudusimbura. Ni wowe Imana isize amavuta. Barabivuze. Niyo mpamvu ugomba utandukanya umuntu n'akanwa ke.
Yesu yarabivuze neza, aravuga ngo bazabamenyera ku mbuto, kuko yari azi neza ko igihe kizagera akanwa kakagira success ariko imbuto zikabura. Arangije atarabihindura, ariko mwavuze amina cyane. Ndashaka kumva haleluya, haleluya. Ariko fire week muzi haleluya, fire week igomba kuba ari haleluya ifashe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Mfite aho ngana, mfite aho ndi kujya. Amen, amen. Timu ya mbere iragenda, timu ya kabiri iragenda, timu ya nyuma izizanye Sawuli nawe agera hari arahanura. Muzi ko yahanuye kuva mu gitondo, ava mu bintu byo guhanura isaha imwe. Yahanuye from morning to evening, arahanura. Sawuli arahanura, ariko asubira inyuma ari umupagani wujuje ibyangombwa, asubira inyuma afite gahunda yo kuzongera guhemuka. Ariko niki nshaka kuvuga, dukeneye itorero rifite imbaraga. Muvuge amen cyane. Birababaje kubona uyu munsi dufite abantu bashika bafite imbaraga. Abashiki babita gute? Abashitsi no gushika. Sibyo gushika, vuga ngo gushika. Birababaje kubona umugore, ni umugore rwose Imana ihumugisha abagore, ariko uyu mugore ntabwo yari mwiza. Uyu mugore ashobora kuba yari afite igikundiro cya Satani, afite imbaraga za Satani, ku buryo yashoboye kuzura Samweli. Birababaje cyane. Ibaze ko Sawuli yabuze inzozi. Ibi nibyo byerekana ko zihari. Yesu ashimwe. Haruguru dukandagira gucya amashanyarazi akaba arigize ukuntu, kuko hari imbaraga. Bene data, reka mbabwire, ururimi abantu bagukeneyeho muri iyi minsi ya nyuma. Mwagarutse, ururimi abantu bagukeneyeho muri iyi minsi ya nyuma si ururimi rwahuvuka, si ururimi rw'ibyo wize, ni ururimi rwitwa imbaraga. Ariko mwavuze amina cyane. Nariho ndababwira ngo muri iki gihe cya nyuma dukeneye imbaraga nk'itorero, dukeneye imbaraga nk'itorero. Haleluya. Nariho ndababwira kuriya kuboko kwa Farawo kwahuye n'imbaraga. Ukuboko kwa mbere kuravunika, ariko hasigara ukundi. Aravuga ngo nuko ari gusigaye bigiye kumera gute? Ndakuvuna. Bivuga ngo hari igihe wisanga waranesheje kote imwe, ariko indi kote byaragize gute? Byarazambye. Noneho ukanesha, ugatinya no gutanga ubuhamya kuri kote yaciyemo, kuko hari indi kote yanze. Murabyumva? Ugasanga hari indi kote yananiranye, hari urundi ruhande rutari gukunda, kandi urwo ruhande rutari gukunda rukagutera ipfunwe, rukagutera kubabara, rukagutera guhangayika. Ariko urwo ruhande rwa kabiri ni ukuboko kwa Farawo kwari gusigaye, nako kugiye kugira gute? Kuvunika. Ariko mwavuze ngo nako kuravunika. Haleluya. Nako kuravunika n'ukuri, nako kuravunika. Uyu munsi ndashaka kubabwira akantu karyoshe. Twubahe Imana, tube etabli, ariko twubahe n'abahanuzi kugira ngo duprospere. Ni bande bashaka kubona prosperity? Mwari muzi ko prosperity atari amafaranga gusa, ni amagara yacu, ni ubuzima bwacu, ni imiryango ifunguka, ni favor, ni ibyo bintu byose. Reka mbabwire iyerekwa nagize, mwicare. Nagize iyerekwa, haleluya. Mbona umugabo ari haravanga ibintu by'amavuta ameze nka creme, amavuta nyine. Nakese ko Bwana sifiwe. Yari haravanga ibintu byiza by'amavuta meza, abivanga byiza, meza koko. Arangije agenda dusiga. Umva gatoya, arambwira ngo hari abanzi bari barabahagurukiye kubanyaga igikundiro cyanyu, ngo none ngarutse kubasiga. Ariko wavuze haleluya. Niba wicaranye n'umuntu utaje muri fire week, shakisha umuntu uri mu mwuka wa fire week. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka ureba umuntu mwicanye muguti yatuvangiye di. Uzajya uvuga wemerwe, uzajya uhagarara babyemere, uzajya utangaza ikintu cyemerwe, uzajya ujya muri interview byemere, uzajya ugura ibintu bikunde, kuko wamanukiwe gusigwa. Zetele moshite kesinde. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Mwicare. Yesu. Byanjoheye kuko ngewe nabirebye, izo creme nazirebye, ibyo bintu yavangaga nabirebaga.
ko agiye kukuvangira ariko twitwajwe n'ijambo ry'Imana. Muzi ko Yesu afata amazi akayagira divayi abantu batarebaga, abantu babibonaga n'abagaragu gusa. Abagaragu bari mu bikari nibo babonye ko Yesu ari harahindura ibintu, ariko nabo ntibabimenye mbere. Bateruye baradaha batazi kirimo, bajya guserva byahindutse. Yesu ari kukuvanga shaho, ariko mwavuze amina. Ari haratuvanga. Ibimenyetso bya mbere mugiye kubona bari barabataye babagarukira. Ikimenyetso cya kabiri nuko favere wari waratakaje ugiye kubona igaruka. Telefone z'umugisha zari zarazimye muri telefone yawe zigiye kongera gukora. Haleluya. Uwiteka aje kuturengera, Uwiteka aje kudukomeza, Uwiteka aje kutuvugaho. Uwiteka, amen. Yes, ashimwe. Iyi fire week Pastor Bernard niwe wambwiye umunsi wa mbere ngo iyi fire week numva idasanzwe. Se wabembwira urambye ati genda ndumva ibi bintu by'umuriro n'inkingi, ndumva bikaze ibintu weretswe. Nanjye ntangiye kubyumva sasa, ntangiye kumva ibyo Imana igiye gukora. Hari rendezvous yo mu ijuru twahawe muri aya masengesho. Haleluya, muvuge amina. Icyambere umwuka wo kukubeshera, bakakubeshera bakaguhimbira, wamaze gusenyuka. Wamaze gusenyuka muri iri teraniro, muri uyu muriro wamaze gusenyuka. Kenshi abantu bavuga ibyo babona ariko ntabwo bazi ibyo wavuganye n'Imana. Igihe kirageze wihaniza imyuka, ubwira abantu ngo ibyo wavuganye n'Imana bigumane, nanjye mfite ibyo navuganye n'Imana. Ariko mwavuze haleluya cyane. Muzi ko Imana yabwiye umukozi w'Imana witwa Hoseya, iramubwira ngo genda ushaka umugore ku muhanda. Ni Imana, ntabwo ari abadayimoni. Iramubwira genda ushaka umugore ku muhanda. Ubyaye kangahe? Ubyaye kangahera? Ariko Yesu ashimwe cyane. Umusange kuri street aricyo nshaka kukubwira. Aragenda ashaka umugore w'indaya ku muhanda. Umuhanuzi w'Imana wo mu rusengero ashaka umugore umeze kuri. Ugira ngo ntabwo cyari kimwaro. Mugira ngo ntabwo byari bimwaje mu basengana. Mugira ngo ntabwo byari bimwaje icyo gihe. Ariko kuko Imana yaramubwiye ngo uriya mugore ufite abana babiri, uriya nyine abitwa ibishuba ziko, abitwa bari abana bameze kuriya. Ndashaka uriya mugore kugira ngo nigishe urukundo rwanjye, nigishe imbaraga zanjye. Aragenda. Haleluya, aragenda. Ubanza abantu bariho barabireba hariya kugira ngo barebe. Ese hari abantu babuvuze hose y'ubwa mbere. Haleluya, Bwana sifiwe. Amina, murebe hariya ahantu rwose muharebe. Bwana sifiwe. Arangije wa mugore disi araza aramukarabya, abo umugore udasanzwe. Hama wa mugore asubira ku muhanda. Hako ari abantu batoroshe, asubira ku muhanda kuko bya kantu kateye umuntu ntikabura kugaruka. Noneho Imana irongera ibwira Hoseya ngo go and love your wife again. Genda ukunde umugore wawe kandi. Ubu nta bantu bamugiraga inama, va kundaya, va ku mugore umeze kuriya. Shaka umuntu sha uhanura uvuga mu ndimi, urajya kugarura gutarura umugore nkuriya wabuze. Ariko Imana ko ari urukundo. Yashaka kurepresenta uriya mugore, arepresenta nk'itorero ry'iki gihe, itorero ryavangiwe, itorero ryavuye mu masezerano. Atariko kuko naribyaye, kuko nasezeranye naryo, ntago nzarirekura. Ndashaka kurivana ku muhanda. Iyi fire week ije kuvana abantu ku mihanda. Amen, amen. Ariko muraryohewe mwakwicaye. Amen. Yesu nashimwe. Haleluya. Uwiteka rero atubereye inkingi y'umuriro. Bibiri avuga ngo I myself the Lord, I will be the wall of fire, and the glory, my glory will be in the midst. Wibaze in their midst. Ni kuvuga ngo Imana izaza ize itubere inkingi y'umuriro. Nimara kutubera inkingi y'umuriro izaza hagati, iza n'ubwiza bwayo muri twebwe. Bivuga ngo Imana yokabyara ntishaka kudukingirana mu gikuta cyayo niturangiza ngo tubabariremo. Oya, ahindani izazanamo glory. Ahindani izazanamo amavuta. Ahindani izazanamo iterambere. Ahindani izazanamo ibyishimo. Ntabwo tugiye gukingiranwa mu cyitwe church, ahubwo Yesu agiye kutunezerezamo. Abantu bambabarira bakavuga ngo tunezerwemo.
Haleluya. Twishime, tunezerwe presence y'Imana, twumva Imana ivuga, twumva Imana ikora, turebe ibintu Imana ihindura mu buzima bw'abantu indani. Ajya Uwiteka nzababera icyubahiro imbere. Haleluya. Imana ni nziza cyane. Aya ni amagambo Imana yabwiye umukozi w'Imana Zakariya. Kandi iri jambo ryo muri Zakariya ndarikunda cyane. Nkunda igitabo cya Zakariya. Iki gitabo kirimo ibintu bikomeye cyane. Iki gitabo kirimo ahantu Uwiteka wenyine yavuze ati nzaza noneho kubw'isezerano ry'amaraso mbabere. Haleluya. Nzahamisha isezerano ryanjye amaraso, ngo kandi imbohe zanyu zizava mu cyobo kitagira ntuzi, kitagira amazi. Nzaza Uwiteka mbakorera igitangaza, nzaza nkorane namwe isezerano ry'amaraso. Zakariya 9 ku murongo wa 11, ubwo bashatse bahashira ku murongo wa 11, nziyizira. Haleluya. Nzakorana isezerano namwe. Biva ko kugira ngo Imana ikubera inkingi y'umuriro, icyambere ikorana isezerano nawe, ikorana isezerano nawe. Bene data, mujye mukunda isezerano, kuko burya isezerano rirakurengera. Isezerano ntabwo ari tract. Akomare. Yes, kuko Uwiteka ntashobora kuvuguruza isezerano rye, kuko ntabwo assurance ufite kuzahora ufite imbaraga igihe cyose. Ariko kimwe kizakurengera ni isezerano mwakoranye. Amen. Haleluya. Haravuga ngo kandi nawe kubw'isezerano ryawe rihamwa n'amaraso. Amen. Aya ni amaraso Yesu yamenye ku musaraba Igorogota. Ntitugomba kuyakerensa. Ni amaraso aza akavuga ibyiza. Murumva ibintu byo biragenda bivugwa mu kirere, ariko aya maraso yaje avuga ibyiza. Akuraho urubanza, agakuraho urupfu, agakuraho ingwara, agakuraho kansere, agakuraho sida, agakuraho ibyo bintu byose. Ni amaraso aza, ariko mwaretse mwo kabyaramo. Vuga ngo isezerano ry'amaraso. Ibi byose ndio ndavuga bitari n'isezerano ry'amaraso, ni sans effet, nta kintu nakyo gishobora gukora. Niyo mpamvu Bibiliya avuga ngo sans effusion de sang, il y a pas de pardon. Nta kumeneka kw'amaraso, nta mbabazi zihari. Amen. Haleluya. Kandi nawe kubw'isezerano ryawe rihamwa n'amaraso, nanjye nkubohoreye. Mwumva ibintu Imana igiye kudukora. Kubera isezerano mfitanye na mama, kubera isezerano mfitanye na papa uri hano, ngiye kukubohorera imbohe, nzikure mu rwobo rutagira amazi. Ariko mana. Haleluya. Nzazikura mu rwobo rutagira iki? Amazi. Iryo ni isezerano uhawe. Amen. Hanyuma akongera akavuga ngo nimuhindukire. Icyambere hari isezerano wakiriye Yesu umwami n'umukiza wawe, urakizwa, winjira mu isezerano ry'amaraso. Haleluya. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ku murongo wa 12, aho nyine Zakariya 9 ku murongo wa 12 haravuga ngo nimuhindukirire igihome. Iyo umuntu amaze gukizwa akajya mu isezerano, ikintu cya kabiri gikora ni uguhindukira. Nuguhindukira mbabarira. Amina. Turabiza abantu bari sympathique, twarabasize hano hanze, twaravukanaga nabo, ariko turi hano kuko tugomba guhindukira. Ariko mwavuze haleluya. Nibyo. Dore bamena zibaye nkeya. Tugomba guhindukira. Tugahindukirira ndesas igihome, the wall. Ndashaka kuvuga ngo igihome. Vuga ngo tugiye guhindukira igihome. Niba Uwiteka kugira ngo nzakubera igihome cy'umuriro, nivuga ngo nyuma yo gukizwa ugomba guhindukirira igihome. Igihome ninde? N'Uwiteka. Bene data, ntabwo Imana ibuza abantu ko niyo yaturemye. Ntabwo Imana ishaka majorite kuko yo irihagije, yo ubwayo ni majorite. Ntabwo Imana ishaka ababaju benshi kuko yo yaraturemye ishatse yadutegeka ikatuzana. Ntabwo Imana ishaka kumenyana n'abakire kuko yo yaraturemye bukire niba ufite. Ariko mwavuze amina cyane. Ndashaka kumva haleluya. Ikintu Imana ishaka muri twebwe nuko tuhamishwa n'isezerano ry'amaraso, maze iryo sezerano nituginjiramo abacu bose bari barajyanwa ari imbohe, abacu bose bari mu gihome bazagira gute? Bazavayo. Vuga ngo bagiye kuvayo. Haleluya. Nibamara kuhava, icya kabiri muhindukire. Niyo mpamvu kuri Pentecote hamanutse ijambo rivuga ngo nuko mwihane. None se reka mbabaze, ko babwiwe ijambo mwihane ntabwo bari bujujwe? Mumbabare tuganire. Bari banezerewe, bari babonye ibitangaza, ariko babwiwe ijambo rivuga gute? Rimwihane. There is no fire, there is no power without repentance. Nta repentance, nta kwihana. Umva bihinduka speeches. Haleluya.
hanyuma noneho kuri Pentekote arahaguruka araterura amagambo avuga ngo uwo mwabambwe. Buriya ari amagambo Petero yavuze, uri mu mubiri ntiwayavuga. Nuko buriya tuyasubiramo nk'abarokore beza. Pima se ujya imbere y'abakomeye baje kurangura, ariko mwambabariye, ariko bafite amafaranga pastor, ko money is power, bafite ubwenge, ugahagarara ukabwira abantu ngo uwo mwabambye. Ako Jacques yabyumvise. Uzi kugira ngo mpagarare mbwira umuntu ngo uwo mwabambye, tumubamba wari uhari. Sinzi ko mubyumva bene data, ega bashaka kugushiraho case. Ariko ikintu cyatumye Petero avuga uwo mwabambye yari mu mwuka. Petero uhunga, Petero urarana n'abaja, Petero waraye muri jada, ko Petero sha cyari kinyabwoba. Imana ishime ko natwe tugiye guhaguruka, ariko mwavuze amin ukuri. Yanibutse Petero bitanajya nigurira Fanta orange, ntabwo ari koko uriya yari umunya. Uziko kambaye amakuru ya Petero, mwumva umuntu wari watinyutse wariwe kuga wumva ukuntu ugiye kugira iki imbaraga. Petero, Pastor Petero yarihishe, arangije ntihishira no mu marogiyani, ajya mubaja mu majarde, ahura n'umuja. Umuja aramubwira ati ariko sha si wowe wabanaga n'uriya mugabo? Atari imwenyura. Mu kanya gatoya ajya ahantu bariho baratsa umuriro w'abandi, ajya kota umuriro w'abanyamahanga, ariko baramureba basanga ukuntu avuga n'ukuntu ateye, basanga n'uwa Yesu. Yananiwe kubivuga. Uyu niwe Yesu yabwiye ngo inkoko itarabika uraza kunyihakana kangahe? Gatatu. Uyu niwe wageze aho ajya kubaza, ariko mwaretse we, abajya kubaza Yesu aho kumubaza ibye muri Yohana 21, aho kugira ngo avuga ati Yesu wenda agiye kuducika, reka mbanze menye ibyanjye, ajya kumubaza ibya Yohana. Yashakaga ibya Yohana bishaka hiki, ariko mwambabariye. Arangije avuga ati niba nzabaho nkarama biragutwaye iki? Arangije avuga ati Petero rero nkubwire hazagera igihe, haleluya, umuntu adashobora kwikenyeza, ariko undi muntu akagira ate akamukenyeza. Ntabwo ushobora kubona imbaraga za mwuka wera ukiyemera. Bene data reka mbabwize ukuri, abantu benshi bafite amavuta ariko bafite kwiyemera, kandi kwiyemera biro birica amavuta. Petero muvuge si muvuge, Yesu arapfuye, niwe wari team leader, aragenda ahuza abalideri bose, komite y'itorero yose arayigusha, yose aragenda, yarafite na influence cyane. Arangije arababwira ati murabona twasize abagore, uyu mugabo aradusize, aragiye anaenda, sasa twese hano, kandi bose barapinganaga. Ariko umunsi Petero ababwiye ngo bamanuke, bose baramuyobotse, baragenda basubira ku nyanja y'Itiberiya, niho bagiye. Bamaze gutangira kuroba biranga birabananira, Yesu ahitamanukira muri icyo kibaya. Amanukiye muri icyo kibaya arababwira ati bana banjye mwabaye amahoro. Hanyuma cya Petero kibonye ko ari Yesu gihishura, itayambara umwenda vuba vuba. Nibaza yari yakuye imyenda yikuragamo ngo bigende biti. So yari yahindutse I don't care. I don't care. Imyaka 3 nakurikiye umugabo, sasa hakuna tasheke, hakuna tasheke, hakuna takanyumba, nta nikibanza dusigiye. Vraiment narahagaze. Ndashaka kubwira abakozi b'Imana baro baranyumva aho muri hose, yatangiye umurimo mwiza muri mwebwe, ariko mwavuze haleluya. Ndashaka abakozi b'Imana biziho gukorera Imana, mubwire ngo iyo wakoreye ntabwo izaguhombesha. Iyo wakoreye, iyo twakoreye turi bato, iyo twakoreye tugatanga ibyacu, iyo twakoreye tukarekura byose, ntabwo ishobora kudutererana. Haleluya, ntabwo bishoboka. Reba imyaka umaze hano, imibyizi yonyine ushizaha, utekereze iyo myaka mama Shanta, utakereze, mutekereze bere data, mutekereze, mutekereze, mutekereze dusenga, mutekereze turi cyagiye tuzamuka imisozi, mutekereze twarasize ibyacu tugakorera Imana, mutekereze ntabwo ishobora kutureka. He can't give up on us. Mwavuze amina. Ndashaka undebera umuntu uri ruhande rwawe, he cannot. Ndebera umuntu mwicaranye muguti yo iryo kosa ntizarikora, mama ntabwo izarikora, ntabwo izarikora, ntabwo ishobora, ntabwo ishobora, ntabwo ishobora, ntabwo ishobora, ntabwo ishobora, ntabwo ishobora. He cannot. Dawidi yaravuze ngo nari muto ariko ndashaje. Gusaza bibaho,
ariko kubona umuntu ashaje wimukandagira, wivuga ngo ibyo birarangiye, kuko gusaza ni gift y'Imana. Nari muto ariko ndashaje, ariko icyambere sinari nabona urubyaro, sinari nabona umukiranutsi agira ate arekwa, vuga ngo kurekwa. God cannot give up on you. Iryo jambo riri muri Zaburi 37, ari we ntabwo bishoboka. Sinari nabona umukiranutsi arekwa. Icya kabiri, sinari nabona urubyaro rwe rugira gute, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Ahubwo duhindukirira iki igihome. Kibazo turahindukirira abantu aho guhindukira igihome. Reke duhindukire igihome. Yarageza aho akomeza abo yahamagaye, aravuga ngo no n'indabyo ndazambika hariya. Murabibona zinavala mu ishamba utwatsi tukamera bien, nkadushakiramo amagrife. Ni gute mwebwe yabareka? Muri muhindukire igihome gikomeye, mwambohe zifite ibyiringiro. Imana irabizi ko tukiri imbohe ariko zifite iki ibyiringiro. Mwumva ari byiza bakundwa, turi imbohe pe. Ushobora kureba umuntu ukabona hari ibintu bitaratungana, ariko ikinakurusha akurusha ibyiringiro. Ndashaka kubabwira torero, ibyiringiro ni ubutunzi bukomeye cyane. Ibyiringiro ni ubutunzi burenze amadolari. Ibyiringiro ni ubutunzi burenze amagold. Ibyiringiro iyo byatakaye umuntu aba yapfuye kandi agenda. Ariko ndashimira Imana impamvu isinye zerekana ko gifite ibyiringiro nuko ukiza muri Fire Week. Nukuri ndashimira Imana ko turi imbohe zifite ibyiringiro. Ntabwo urashaka ariko ufite ibyiringiro kuzashaka. Ntabwo urabasha gutera imbere ariko ufite ibyiringiro kuzatera imbere. Haravuga ngo uyu munsi ndahamya, sinzi akomeze, uyu munsi ndahamya ko nzabashumbusha kabiri. Sinzi ko Bibiliya yawe birimo ariko iyanjye birimo. Uyu munsi aho nyine hepfo, uyu munsi ndahamya ko nzabashumbusha kabiri. Karimo namwe karimo, vuga ngo Imana igiye kunshumbusha kangahe? Umva nkubwire, niba warahombye Imana igiye kugukubira inshuro zingahe? Uyu munsi, vuga ngo uyu munsi ariko ndahamya ko nzabashumbusha kabiri. Iri jambo ndahamya, donc ni témoignage, ndabihamya. Ijambo ndahamya ndabyemeza, Uwiteka uri kuvuga ko nzabashumbusha kangahe kabiri. Umva ga 13 ngo kuko mfoye Yuda, ndamufoye. Ubundi bafora kwanza umuheto, ariko Yuda niwe mbanje gufora. Mbere yuko afata umuheto ngiye kubanza gufora nde? Yuda. Niyo mpamvu ibigeragezo waciyemo si byo kukwica, nukugira ngo Imana igufore. Ariko mwavuze amina. Haleluya. Ngiye gufora Yuda, ariko wambabari ukagere kuko bafora pastor wakweretse abantu. Ngwino hano. Ariko ndagukunda gusa. Amina. Bakaguhe kweli. Eshiraho mikro, Pastor Manuel agufatire mikro ye. Yes. Aha. Yo. Iteka umuheto barawubanga, hanyuma ubugari bwaho ukururiye niho umwambi ugera. Iyo ukuriye gatoya ugarukira hafi, ariko uko ufora cyane ukawugeza kure, nawe uragenda ukarenga ibihombo ukagera kure. Pastor, umva rero ibintu Imana iri gukora. Ubundi mwisi bafora umuheto, ariko Imana iyo igiye gufora n'umuheto hano haravuga ngo dore ngo kuko mfoye Yuda n'umuheto. Simfoye umuheto wonyine, kuko Yuda ubwe niwe ngiye kugira umuheto. Haleluya. Hari abantu bari hano, reka nkubwire uzarebe. Ubundi umuntu yagukubise hano utarakora ya masiporo yawe urababara, ariko naze waramaze gukomera hababarande. Suko abakubita baba batakiza, ariko barakubita bakibabaza.
ariko mwamvugiye haleluya cyane. Haleluya. Hari ibyajyaga bigukubita ukababara, ntuterane, ntujye ku kazi, ntujye mu mujyi, ariko bigiye kugaruka bisange warafowe. Hari ibintu bijya biza, sinzi ko namwe muhura nabyo, bikaza kuntera ubwoba, genda umushumba, bikaza kuntera ubwoba, nawe uhura nabyo. Bikaza kuntera ubwoba, bigasanga nkumva nabibwira ko nkumva sifite umwanya wo kubisubiza. Nkumva nabibwira ngo ibi bintu iyo mubimbwira mu myaka 5 ishize nari kurara Faisal, nari kurara kuri Faisal, ariko mukoze ikosa ryo kuza narakomeye. Ariko hari abantu bambabarira bakavuga haleluya. Ni bande bafashishwe muri kino gitondo? Reka mbabwire. Impamvu ndonda babwira ibi niko vuga ngo Jerusalem will be a city without walls. Without walls, mvuga ngo no boundaries, no limits. Donc ni wall izabigize nk'iki izabigize gute? So ikije kukushaka kigasanga nta limit ufite. To ugasanga waraharenze. Umuntu akakwibirobo ry'inyama atazi ko ufite busheri. Murabona ibintu byose twagezeho ntabwo twabyamamaje. Ko mwabyumvise ibintu byose twagezeho ntabwo twagize gute? Twabyamamaje. Ibanga ry'igisirikare nuguhisha ibikoresho byabyo, nukutabyamamaza. Uretse ko hari ibihugu byo hirya mbona byirirwa byamamaza ibyo bifite, ariko ubundi ako nanasha. Haleluya. Yes, imbaraga za gisirikare ni secret weapons. Ni secret weapons. Hasohoka igikenewe, abantu bakamenya igikenewe. Ikitarakenerwa nta mpamvu yo kucyamamaza, ariko nihazi impamvu gikenerwa kizakora. Ndashaka kumva haleluya cyane. Ndashaka kureba umuntu mwicaranye umubwiye ngo hari imbaraga zikurimo zitaratangira gukora. Hari imbaraga zikurimo zitaratangira gukora. Siko bimeze? Haleluya. Twari muri All Women Together. Turi muri All Women Together. Umwanzi arandasa. Ariko ikintu cyashimishije yandasha amaterano arangiye, ariko ntacyo bitwaye. Uragiye yewe nkunda amaterano arangire neza. Ubundi nishaka ngwane. Ariko oya niko bimeze. Kurwana ni ibintu bitewe biri simple. Hanyuma umwana wanjye yari kwe n'undi mwana w'umu women. Bavuye muri All Women Together, Serena kera. Twatwekoreye kuri Serena. Tugitangira gusohoka hano twahereye Serena. Noneho baratubwira ngo umwana wawe n'uwundi uwo wundi yaratwaye, uwo mwana w'umukobwa wundi w'umu women we yaratwaye. Imana ishimye kubw'abagenzi babatwaye. Bihuta bo kumwe nyine barangiza amaterano bagahita bataha badashaka gukomeza bapeperana n'aba women. Yes, ashimwe cyane. Bagere ku Kinamba hariya. Imodoka hano bagendaga neza, urumva ko cyari igitero, iribirindura. Yibirinduye igwa ku rugo rw'umumama w'umukristo w'umwinginzi. Yes, ashimwe. Twasenganaga kera. Usura aramuza umama mumubwiye. Noneho ahagaze aho ngaho ahita arabafata. Umama bega abana bamera neza, ariko twe ntitwabimenya. Baje kutubwira amakuru kuko hari igihe haba hémorragie interne. Bahita babatwara kuri Faisal. Babatwaye kuri Faisal, ariko kuki imodoka yaguye ku rugo rw'umwinginzi? Kuki yaguye ahantu akomwambara? Mwibaza ibyo bintu. Noneho umumama umwe w'umu women, sinde bumuvuga n'umwana wa pasteur. N'umwana wa pasteur w'umu women. We byaramurenze, hezima ko yari yambaye kola. Yari yambaye bubu nziza kuri tuba dufite dress code. Ahita azamura ibubu, arayizamura ayishyira ku mutwe.
noneho ayizamuye basanga yambaye kora, niyo mahirwe yagize. Ariko wandebe umuntu mwicaranye ati wagiye wambara kora koko. We ahita yiruka. So bataragera Faisal bahita babwira protocole ba Buje na Barize kugira ngo njye mu cyumba, mbega aho ngaho abantu batwakiraga ibyumba twakiragamo abashitsi aho hepfo, urumva tuba dufite n'amaroom twakiramo abashitsi yo gusangira kaji ahajya hafi biba bihari. Noro kugira ngo ndebe ukuntu mbega mvamwo muri ya dress code urukomeze nirukange. So nuvuga ngo nagiye Faisal kuva kuri Serena njya kuri ntazi ngo bariho ntazi. Noneho umutware wanjye nawe iyo byakomeye akandusha kumererwa nabi. Yesu ashimwe cyane ku bana be, ni ukuri rwose agira mu izo ntege nke. Yesu ashimwe haba no kumvugisha. Noneho ikintu cyabaye rero, ndirukanga, imbaraga je mfite nazimenye, icyo kibazo nakimenye. Uba sinzi ngo bariho, ariko ngiye kuri Faisal. Muzi ukuntu nabaye, nagiye nkuguruka. Wari uzi ko muri we harimo imbaraga ziguruka utabizi? Ntabwo nzi ukuntu naragurutse kandi ngende kugenda. Aba protocole bose ndabasiga, sindire simbabare, ntabwo nababaraga, ariko nkumva ndi mu yindi rim, sinzi nkumva ndi mu yindi si iri supernatural. Ndavuga this cannot happen, devil you are a liar. Yes ashimwe. Ndavuga ni Satani urabesha, uri umunyaki, ariko sinapfa kugira umwanya wo kuvugana n'abantu, nijye uri kubivuga. Nibwo nahise mbona imbaraga Hana yakoresheje ari hari ishiro cyagiye yarameze nk'uwasinze ari muri pakasata rabakasata. Nageze kuri Faisal, barapima abana bose basanga nta kibazo, baryamye aho. Ndababwira ntimuze dutahe, abana twaratashe. Vuga ndashaka undebere mugenzi ngo God is about to shame the devil. Nukuri Satani agiye kumwara. Hari indirimbo twajyaga turirimba ngo aragoye Satani nta nikiragagira ngo nta nisuka, ariko bene data agiye kumwara kuko Yesu agiye gukora ku itorero, agiye gukora ku bizera, agiye gukora ku gihugu, agiye gukora ku bantu, agiye gukora kuri institution, agiye gukora. Haleluya. Vuga ngo Imana iri gufora umuheto. Kuko mfoye Yuda n'umuheto na Efraimu akamubera umwambi. Bivuga ngo ntabwo ari we wenyine, Imana iri kugufora, ariko kuri kugufora niko n'umuheto wawe uri kugira gute gufoka. Niyo mpamvu ujya kumva urababaye, kumva Imana iri kugira gute kugufora. Kumva iri kugupanura, ukumva pain, ariko ni pain igiye kubyara amahanga. Ibi bintu mwabyumvise? Uyu mubabaro nuza gutwara mu Bushinwa kurangura. Eswe uyu mubabaro uri gucama no kuntu uri guforwa, be kukwishima hejuru. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru. Hari umunsi nzatabara, hari umunsi nzinjira mu masezerano. Ofete impamvu uri guforwa, hari abantu uyu munsi bagira isoni kuko batwaye amamodoka mu mujyi wa Kigali imyaka yose, akibaza ukuntu azaza kuri women na moto. Ntabwo yanga Poso, aramukunda, ariko akibaza ahantu yagende mu modoka kuva muri 1940. Abana n'abazungu ku Gisenyi, Yesu ahabwa icyubahiro. Akibaza ukuntu agiye kuza mu Kano na moto, ariko nufora ukaza kuri moto, Imana izaguha imodoka. Mwamvugiye haleluya cyane. Sibyo mama uri uzi gutaha ukava mu Bufaransa, ufite inzu mu Bufaransa, wagera i Kigali ngo uratashe, ugahita ujya kuri moto. Mama ntiyasaga muri moto muri nibature, aracyayijya ahubwo ubu si rwiyemeza, ubu ntiyatashera. Haleluya, muvuge ngo amina cyane. Imana ikora ibintu, ariko ntabwo yagendaga kuri moto kuko adasize imodoka he, asize imodoka mu Bufaransa ye. Bene data, hari ibintu tugomba kureba nk'amase. Ni ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Yesu ashimwe. Nabaye hariya ku Kinamba,
noneho kubera ko ibintu by'ubusirimu somehow habamo utuntu tw'udusirimu twa karande kwa mana yanjye, noneho nkavuga mana yasabwa icyubahiro, utu tuntu turatugendamo dutse. Ariko reka mbabwire ibintu byabaye. Nshaka kugendesha amaguru kugira ngo nanone mu esprit ya bien najyana ndirimba indirimbo ivuga ngo nyura mu misozi, nyura mu mata, kinamba yose nkayimara, abantu bakajya ngo uri muri siporo, ariko uravuga iki? Ariko tukajya kuvuga ubutumwa. Tukajya kuvuga ubutumwa, twarabuvuze, tugahagarana. Kera mwe ntabwo mubizara kwa Rando habagaraga abantu bigurisha, murabyibuka? Kwa Rando hajya hanze, noneho twaba tuvuye guterana tukahagarara, abantu bashaka kukwitiranya, uhagaranye n'abo bantu ariko uvuga uti ndatashe ntabwo mfite nyine, Imana ikakugwanirira. Ariko iyo minsi igishira ni iminsi yo guforwa. Imana iragufora, abantu bakakuvaho. Imana iragufora, ye baba we n'umuntu utakagusuzugura akagusuzugura. Imana iragufora ukagurizwa n'utakakugurije. Imana iragufora. Imana yaramfoye rimwe ikoresha umukomisiyoneri sha, umuturage araza arambwira ati mubyeyi atukorera Imana neza, ati narinje kuguha fanta, ampa miliyoni. Ndeba umuntu yimpaye, ariko mwavuze amina, ariko Yesu we, ariko Imana wego harimo icyubahiro cy'Imana. Ariko ndeba umuntu Imana ikoreza Imana uzaca aho ushaka. So Imana irafora, irafora imyenda igasaza, irafora inkweto zikagenda zivuga ngo dududududu, irafora vaseline ikabura yo kuri Kifarma, irafora. Nigeze kuva mu butayu nyigemura umumama twasenganaga nawe wundi, mvuye kuri Kifarma ndayigaburamo igice. Amina uba ari muri Amerika, nyigabuyemo igice, mfata taxi voiture mugemuriye, mu taximene arayitwara, nta telefone zari zihari. Ndamugani nawe ufitanye ingorane n'Imana, nari nyizanye ariko ntabwo bikunze. Imana ikagufora, bakakuvana mu kuba CEO bakakugira receptioniste warize. Imana ikagufora ugasigara uri ku kazi utazi icyo ushinzwe, bakakunegrija, bakakwinyoha. Imana ikagufora, ikagufora ukamera nkaho utakarabye. Donc umuntu akakureba nkaho utakarabye, ukasubira muri miroir kureba niba ukiri umuntu. Kagufora kumbi irashaka ngo uhindukirire igihome, maze Uwiteka akubera igihome cy'umuriro. Amen. Vuga ngo sha ndashitse. Rero ibyo uri gucamo ni ya meja Imana iri kuza gupima, ivuga ngo umukobwa wanjye mwamubonye, mujye muri Kigali murahasanga umukobwa unyubahisha, murahasanga umugabo uri kunyubahisha. Imana iragufora ikagufora, ugatangira gukoresha 5000 francs y'amanyarwanda, nayo ntuyateranye ntibikunde, ikagufora. Ariko hano haravuga ngo mfoye Yuda ariko n'umuheto na Efrayimu akamubera umwambi. Ntabwo Imana izemera kuguma wenyine mu kibazo. Ndashaka kukabwira ba bantu bavuga ngo Imana yarandetse nta nubwo nshaka umuntu. Oya, abantu bose bashaka kugenda ariko Efrayimu azasigara. Numvaga uri uvuge amen. Ibi mbabwira ni ukuri, Imana izi ko dukeneye abantu. Ntabwo abantu bagenda bose ngo Efrayimu ntabo. Imana irabahindura, uje muri uku kwezi si uzaza mu gutaha, ariko Efrayimu agize ate arahari, azakubera umwambi. Kandi umwambi ni mu buryo buri positif na negatif. Hari igihe umuntu azaje kugufasha bikazarangira kubereye umwambi ugutikura. Umurasi ngiye kugutera ubwoba nabwo aho si mpashaka, ariko bibaho. Ukabona umuntu Imana yamukoresheje umwaka, ariko umwaka wa kabiri kumva ngo iyo telefone ntibaho cyo bakakubloka. Umva dukomeze. Kandi abahungu bawe Siyoni abangaba uzisanga nabo n'abateje abagira iki. Ururasenga urabana n'Imana, ariko abahungu bawe bagiye mu bagira iki. Urubyaro rwawe uri muri fire week uri umumama, ariko bakakubwira ngo umwana wawe ngo Libi yahamagaye. Abahungu b'i Siyoni, abana bafite amasezerano, abana n'umugisha wawe n'isezerano ryawe. Noneho ukuri gushaka Imana uri no gusenga Imana, abakuryanira inzara bakiyongera.
bakavuga ati ariko niba abwivuga ubutumwa yahereye kubi, ariko iyo verse bayikuye he? Sinzi hano bayikura, ariko iyo verse barayitujombesha shawo. Ako niba nde bari kumva ibi bintu. Ariko mana we, uriya mugore ko avuga Imana neza, uriya mugabo ko tubona, ariko ko tubona ubuzima bwe byanze, yabanje akigira. Niko babwiye Yesu ari ku musaraba, bamubwiye ngo ariko wabanje ukamanuka ukikura kuri uwo musaraba mbere yo kutubwira wawuvuyeho. Ntabwo mission yari mission, kubambwa kwe ntabwo cyari ntabwo byari, c'était kwari kugira ngo iresto ikize isi. So ntabwo ro byari kibi, kwari kubambwa kudukiza. Ariko abagira iki barahari. Harivuga ngo rero nzakugira inkota y'intwari. Mwari muzi ko Imana iduhagurukije tugahinduka inkota z'intwari. Ndazi ko mwafashishwe. Noneho bigahita bigarukira muri Zakariya 10 ku murongo wa mbere, hakavuga ngo nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba. Ahantu harantangaza, no mu gihe Imana itangiye kugutabara, itangiye kukuba hafi, ugatangira kubona udusinye. Hari abantu batangira kubona udusinye tw'Imana bagacika muri presence y'Imana, bakumva batagikeneye ko Imana ibabera byose. Ariko ndashaka kubwira umuntu ukeneye ko Imana imubera byose ni umuntu uri mu bisubizo. Je ibi narabibonye bene data, mu bisubizo niho huma kurusha mu bibazo. Mu bibazo ko uba wumva ijwi ry'Imana buri kanya, umwana wanjye ndagukomeje, nzabana nawe, sinzi n'ukuntu n'abaguhanura biyongera mu bibazo. Ariko mwavuze ariko mu bisubizo niba ari uko haba inkoko nyinshi, niba ari uko ibyo abantu basengera ari bike, ariko mu bisubizo umuntu yibeshe ngo yasubijwe ko yagoswe. Kuko Bibiliya ivuga mu rwandiko rw'Abakorinto ba mbere, Abakorinto ba mbere 16 ku murongo wa 8 n'uwa 9. Ku murongo wa 8 haravuga ngo nzatinda muri Efeso kugeza kuri Pentekote. Ku murongo wa 9 hakavuga ngo kuko nugururiwe irembo rinini rinyinjiza mu mirimo ikomeye, ariko ibingwanya bibaye byinshi. Uzasengana n'abantu 5, ariko umunsi wasubijwe mbere yabo basigaye bavuga ngo watewe n'imyuka y'iki gihe. Haleluya. Mvuge simvuge. Ngo buretse ibyo wakurikiye icyo bigiye kugukora, ni ibiki wakurikiye kwera? Ko Imana wizeye yari yayindi. So barashaka dusenge idasubiza. Barashaka usenge ituma ugwara amavunja. Barashaka usenge ituma uba muri rukarakara. Nuba muri mu y'amakaro, ngo imyuka yaragute, imyuka yihe? Imana izirana n'amakaro. Ako mwaritse. Hari bakavuga ngo musabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba. Ngo kandi muyisabe Uwiteka urema imirabyo, Uwiteka agiye kukuremera imirabyo. Mwari muzi ko bigiye kujya bikubita ngo pa, bavuga ngo ni iminyoni uciyeho. Ariko mwavuze haleluya ko ntago nabumvise. Ariko mwambabariye mukavuga amina niyo nta kibazo. Ubundi ntabwo wasaba imvura mu gihe cy'itumba, kuko mu gihe cy'itumba haba hari iki pastor? Ibihari cyangwa ibidahari? Oya abandusha Ikinyarwanda, mu gihe cy'itumba hari imvura cyangwa se ntihari? None se ni gute waba uri mu gihe cy'imvura ugasaba imvura? Bivuga ngo twasabye dutinze, ahubwo iyo utangiye gusubizwa nibwo ugomba gusaba. Haleluya. Uwiteka rero umukunda gusubije, ngiye kukubera inkingi y'umuriro kuri iyo favor ufite. Ariko mwavuze amen. Kuri izo mpano Imana igiye kubaha, agiye kubabera inkingi y'umuriro. Ni musabe Uwiteka urema imirabyo, kandi haleluya nawe haleluya akagira gute? Azabavubira imvura y'umurindi. Imvura y'umurindi imeze gute? Y'umurindi imeze ite? Ni imvura ikubita idahusha. Vuga ngo Imana igiye kumvubira imvura y'umurindi. Ariko ndafashishwe. Haravuga ngo umuntu wese azamumereza ubwatsi, we kungirira ishari, dore nawe agiye kukumereza ubwatsi. Ariko numvaga washasha abantu mwasenganye, ushaka umuntu w'inshuti yawe umubwire ngo azakumereza ubwatsi. Haleluya. Buri muntu wese azamumereza ubwatsi mu rwurirwe. Bene data jye narayobewe, amashari ava hehe? Aya mashari umuntu akakubona akababazwa nuko ukiriho,
akababazwa n'uko ugihagaze, akababazwa n'uko ukisiga karabero. None se arashaka ucanganyikirwe kweri ko Imana yamumereje ubwatsi yakuretse nawe ubwawe bukamera? Ya rwose bene data, amina. Birasaba kugira urwuri rwawe, ariko buri muntu wese igiye kumumereza ubwatsi. Ngo kandi Uwiteka, haleluya, ngo azatugira nk'ifarashi nziza mu ntambara. Bivuga ngo igihe Imana ishe kukumereza ubwatsi, nicyo gihe guha amavuta y'intambara. Ubundi ntabwo ahantu hose uzabona ifarashi uzamenya intambara. Iyi si irimo intambara, iyi si irimo intambara 24 hours, kandi ntabwo izabuza Yesu kutugira neza. Iyi si ntabwo izahagarika imigisha yanjye, ariko ikiri Imana igiye kunkora nawe ikagukora, igiye kutugira ifarashi mu ntambara. Ariko mwavuze amina. Ako wanshaki mukamuga uti ntabwo Imana ikuzaniye amafarashi, ahubwo ikugize ifarashi. Yesu nashimwe. Uyu muntu nakomeze gatoya, murebe ukuntu biryoshye, murebe ukuntu biryoshye hariya munsi yaho. Hava ngo muri we ngo hazaturuka ibuye rikomeza imfuruka, muri we hazaturuka n'urubambo rw'ihema, muri we hazaturuka n'umuheto w'intambara, kandi muri we niho hazaturuka ibintu. Ndondavuga ibi bintu biri prophetique. Muri iyi minsi dukeneye Imana irinda, dukeneye n'Imana iduha imbaraga. Ndababwije ukuri, muri we hazaturuka ibuye. Ariko komeza nshuti y'Imana, komeza hepfo, niho hazaturuka abatware. Abo bo bazamera nk'intwari ku rugamba, iyo ziribatira ababisha mu byondo no mu mayira. Bazarwana kuko Uwiteka ari kumwe nabo, kuko Uwiteka agiye kukubera igihome cy'umuriro. Ndashaka kuvuga ngo nzarwana. Ndashaka kuve muri iyi faya wiki iki cyumweru utagitinya intambara. Kurwana akanya gato winjira mu gisubizo cyawe, biri ikibazo kigutwaye. Yesu ashimwe. Mwari muzi ko abantu bashobora kukubenga bikaba umuryango w'abakubenguka? Ndarambiwe muri iki cyumweru umukobwa wiriza umuhungu yamubenze, n'umuhungu wiriza nta mpamvu akiriza nk'umubebe. Ibyo bintu ntabwo tubishaka. Turashaka abantu bahagarara bakavuga ati iyi ni opportunité, Imana imvanyeho umusan vision, Imana igiye kumpa umuntu ufite vision. Ziriya ntebe ziri hari, buriya hari umuntu wakagombye kuba yicaye hari uri mu buriri. Satani yamubwiye ngo ryama, wa muhungu yagiye. Shem. Haleluya. Mu gihe tubuze inshuti, haleluya, Yesu niwe nshuti nziza izahorana natwe. So icyambere ni isezerano. Uvuga ngo isezerano. Ya ndabona Samunani zenda kugera, ariko reka nkavuge iki isezerano. Sinarivuze, narivuze aho nyine muri Zakariya. Urongera uribone mu Kuva 2:24 kugira ngo mwumve ko Imana igiye kubera inkingi y'umuriro. Hari n'abantu mu buzima bwawe baba inkingi, ntuzigere ubineglige. Hari umwuka wateye abantu b'inkingi, twashimira Imana ku bwabo, abantu bakavuga ngo turamya abantu. Twasengera igihugu bakavuga ngo ngo bazi yuko ngo ubuyobozi bwabo ngo ari bwo bwa mbere turamaze. Reka mbabwize ukuri, abantu batazi ibibi byabaye mu mateka nibo bashaka kudasengera ubuyobozi. I'm sorry I have to say this. Biragoye kugira ngo inkingi ziboneke. Inkingi z'igihugu, inkingi z'itorero, inkingi z'umuryango ntabwo zipfa kuboneka. So iyo tuzifite rero tugomba kumenya ko abo bantu, reka mvuge inkingi zubasha Imana bikagira ingaruka ku miryango. Kuva 2:24 Imana yibutse isezerano ifitanye na Abrahamu. Niko namwe ahanyu havuga Imana yibutse isezerano ifitanye na Abrahamu. Mwari muzi ko mushobora kuba hano, ariko kubw'isezerano Imana yahanye na Apostle mukakomera. Muravuga iki? Yes. People have to know. Hari ibintu abantu bajya bavuga ngo I'm under this cover. Kuba under the cover, nigeze kuba ndi kuvuga, navugaga kuri my spiritual father, hanyuma abantu bavuga ngo ariko ngo ujye uvuga gakeya. Ndamubwira rye I'm not a secret disciple. Ngiye ntabwo ndi secret disciple. Aba disciple bahishwe ni ba Nikodemu kubera akazi bakora. Kubera akazi bakora nibo bahishwe. Ba Yosefu bashinguye Yesu ku munota wa nyuma bakagaragara nyuma, nibo bahishwe. Ariko Yesu ndi mu bahishwe.
kandi naje gusanga kava udahamiriza nayo ntigukavaringa neza. Yes, ashimwe. Bivuge simbivuge. Kuva nibutse isezerano mfitanye, dore wabyumvise, isezerano Imana ifitanye n'ababyeyi bawe. Nubwo we wacogora, isezerano Imana ifitanye n'ababyeyi bawe ntacyo waba. Sinzi ko mwabyumvise. Mwagize ngo Tracy yaririmba abantu bose bakamukunda kuri social media. Si papa Medal uri hariya Mordecai, ariko na mama uri hariya, ariko mwamvugiye amina cyane. Mwagize impamvu Fifi nta byifuza atanga by'inyatsi ni kubera iki? Siko umwana wa pasteur, papa we yatanze icya 10 hariya yubaka insengero, hanyuma uri yarashatse yajya kuryama muri fire week. None nawe wiryamisha, ariko wambabariye, ariko mwavuze amina. Ariko ntabwo ndiho ndabumva neza, mumbabareye tubivugana. Rero wowe udafite mama ku ruhande n'iki Imana yagushiraho uburyo igushiraho aposo. Ariko mwavuze haleluya cyane. Abanyarwanda sitsiri bana abanyarwanda cyangwa se abarundi, ariko bavuze ngo uhagarikiwe n'ingwe ngo aravoma. Hari abantu Imana yirahira, hari abantu b'inkingi ikabati genza babera inkingi, ariko nshize inkingi muri mwebwe. Ngo icyambere ni isezerano dufitanye n'Imana, icya kabiri no guhindukira, icya gatatu n'abantu abatubanjirije cyangwa se kava, mbega ibintu nk'ibyo ngibyo mbivuge. Amina. Reka nkubwire, ubu wakora Thanksgiving yo gushima mama wawe, abantu bakakubwira ngo ariko rero ngo mama wanyu ngo mwamushimye ngo mumugize umwibone. Mama we yagira ubwibone kuko yakubyaye sha. Hari imyumvire ipfuye bwana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Zaburi 105 ku murongo w'9, pastor havuga ngo iki? Sinzi hano ngo Imana yumva umuniho, yibuka isezerano yasezeranye na Abrahamu na Isaka na Yakobo. Kuva 2:24. Imana yumva umuniho, vuga ngo Imana yumva umuniho, sibyo ra? Wow. Si kuva 2:24. Imana yumva umuniho wabo, sibyo? Ndashaka ukoma ngo mutu kumva umuniho wawe. Wumvise ko uyu muniho wabo yibuka iki? Isezerano ryayo yasezeranye nande? Na Abrahamu na Isaka na Yakobo. Kuko aba bantu ntabwo bari powerless, bari powerful. Niyo mpamvu tugomba gukorera Imana, tugomba kuyikorera icyambere. Ube mu buzima butari mu cyaha, ube mu buzima bwiyeguriye Imana, ube mu buzima butwarana, kugira ngo icyo uzasiga kizabe powerful utakiriho. Amina. Kuri 25 ngo Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze. Mwari muzi ko Imana igiye kumenya uko tumeze, niyo mpamvu igiye kwibuka ibyo ababyeyi bacu bakoze. Nanjye ngira nyogokuru wanjye wabaye umukozi w'Imana ukomeye cyane. Iyo nabanye byakomeye, nshaka guhamagara mama Kabeza nkumva najya kuya mama we. Mama Kabeza ko nijye wamubwirije, ndi pasiteri we nawe ari muri kava nanjye ndimo. Yesu ashimwe cyane. Avuga ni mama nawe Imana imugire neza, ariko nawe iyenjya nyihamagara yo nyine bya ariko iya Monica mama we ko yatubwiraga tumwite Monica. Yesu ashimwe cyane. Yizamuka ibisozi. Mana ntabara kabisa. Yesu ashimwe. Igiye kureba uko umerewe. Zaburi 105 ku murongo wa 9. Niryo sezerano yasezeranye na Abrahamu, indahiro yarahiye Isaka. Bikarikomereza muri inde? Kuri Yakobo. Muri ukuntu bigiye gukomeza. Bino bintu Imana igiye kukubera inkingi y'umuriro. Nibirangiza bigenda bijye mu abagiye kuvuga ubusa aho utari, abagiye kwica kontra yawe, agenda babomora ahantu bari. Ariko mwantabaye uyu munsi ngiye kubabwira. Wene data iyo turi dufite ibigeragezo biri dangerous, tugomba gukora amasengesho ari dangerous. Zaburi 89 ku murongo wa 34 mu cyongereza, ko 35 mu kinyarwanda, 35 mu kinyarwanda.
sinzica isezerano ryanjye, sinzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanjye. Uyu munsi Imana irirahiye ntishobora kubihindura. Nubwo abantu bahaguruka, nubwo nawe wacika intege, ntabwo Imana izabihindura. Yo, ndafashijwe. Kuki dukeneye imbaraga? Nuko ku ishuri baratwigisha tugakora ikizame nyuma, ariko isi iduha ikizame tukiga nyuma. So niyo mpamvu isi, the school we start with a lesson, then the test, but the world will test you, then a lesson come after. Isi ntabwo isakaye, nta nubwo iguha amasomo kugira ngo uzace mu kigeragezo yayo kwigishije. Irakureka ukakikakugwira, none ukakivanamo isomo. Ariko byibura ku ishuri barakwigisha bakazaguha test. So isi ntabwo isakaye, ariko dufite Imana ishaka ko tuba powerful. Ndashaka kuvuga ngo powerful. Ntabwo ndi kukumva, vuga ngo powerful. Ibintu by'intege nke bive mu itorero. Ibintu by'intege nke, ibintu byo gusenga wayura, ibintu byo kubaho ubuzima budafututse bivemo. Ubuzima bw'intege nke buturuka mu buzima butera. Yesu ashimwe cyane. Icya kabiri bugaturuka mu buzima budasenga. Vuga ngo budasenga. Hariya muri Yohana 3:27 bavuga ngo ntacyo dufite kitavuye mu ijuru. Bivuga ngo ibintu byose dukeneye tugomba kubivana mu ijuru. Kubera iki dukeneye imbaraga? Ngiye kubabwira ndangiza. Dukeneye imbaraga zo kumenya. Vuga ngo power to know, power to discern, power to cover me. Yes, nuvuga ngo imbaraga nizo ziduhesha kumenya, nizo ziduhesha guhishurirwa, nizo ziduhesha kubasha kwinjira mu masezerano. Ni imbaraga tuvana mu bikari by'Imana, noneho tukabasha kuzigira kuri terre. Uyu mugabo witwa Elisa, abanzi be bamubuza hari. Ndashaka kuvuga ngo bazakubura uhari. Vuga ngo bazambura mpari. Ikintu cya mbere Imana yakoze, kuko abanzi bari bamaze kuhagera, c'était un peu tard. Ikintu cyagombye kuba nuko haba icyo bita aveuglement. Ndashaka kuvuga ngo aveuglement mu Kinyarwanda. Ubu vuga ngo ubuhumyi. Noneho abari baje bamwegereye bagenda bakabakaba bari kumushaka. Hari ibintu byari byatangiye kugusatira, bigiye gutangira gukabakaba, biro birashakisha ahantu. Hari abantu bambabara bakavuga amina. Yesu ashimwe cyane. Vuga ngo imbaraga. Numvaga nshaka kuvuga ngo imbaraga cyane. Mwari muzi ko hariho power to attract, power of attraction. Yes, muzi ko Elisa yari haragenda, vuga ngo power ariko yari haragenda. Hanyuma umugabo witwa Eliya yari afite umwitero gutya, sibyo? Hanyuma hari ubwo Elisa yamubwiye ngo bagendane, ariko yari afite yakiriye power ya attraction. Hanyuma umugabo witwa Elijah arangije aramubwira ngo uranshakaho iki? Ati ko giye nta kibazo. Amunagaho umwitero. Arangije aramubwira ati mbabara njye gusezera. Ariko Elisa abwira Eliya ngo mbabara njye gusezera. Harwo Eliya yari yamubwiye ngo nkurikira. Oya mumbabare munsubize. Yari yamubwiye ngo nkurikira, ariko yaramukurikiye. Iyo ufite power, you don't recruit. Ntabwo iyo ufite power ntabwo recruiter. Anointing yonyine ikurura abantu. Ariko mwamvugiye amini. Yesu yari afite power ituma abantu bamukurikira mu butayu. Bakaza bakava ku y'ubwato, bakazenguruka. Byari bigoye cyane, bakamusanga ahantu ari. Kubera imbaraga yari afite. Bene data dukeneye imbaraga. Nushaka undebe gutya kukeneye imbaraga. Ngiye kukubwira. Ngiye kuvuga noneho mvuge neza neruye. If there is no power, there is death. Ahantu hatari imbaraga haba gupfa. So niyo mpamvu twebwe ntituzapfa. Gupfa mu mwuka, gupfa mu buzima, kubaho uri aho ngaho. Power, dukeneye imbaraga zishobora gutuma twidistenga. Abantu barakumanura ko kwera imbaraga ufite ukazamuka. Ako mwamvugiye amira. Yesu ashimwe cyane. Ndumva ntafite gahunda yo kuva. Ngaha. Ndashaka kuvuga ngo power. Ndumva imbaraga nkeyo ndiyo ndazumva imbaraga zikora ku muntu ari kure agakorwaho. Imana ikamukoraho. Nuko tutasomye hariya hantu ngo tuharangize.
ariko mu by'ukuri ikintu Imana yikomeje kuvuga hariya muri ziriya nani nagiye nsoma ni ahantu havuga ku bashumba nawe buriya tuzahavuga, havuga ku bashumba babuze, bavuga ku ntama zabuze umwungeri, bavuga ku ntama zigowe zimeze nk'inzererezi kuko zabuze umushumba. Actually mbere yo kuvuga ngo nkeneye itorero, umuntu akeneye umushumba. Niyo mpamvu mubona uyu munsi abantu bari mu idini bari gupfiramo, kuko bafitemo pastors bavuye mu masezerano. Abapasiteri bambabarire kanikomereze, nanjye ndiwe pastor, nanjye ndiwe ndi kwibwira. Vuga ngo Paul. Pastor nsomera Yeremiya 15 cyangwa se uriya hashire, ko ndumva nshaka ko mumenya abantu badasanzwe, tumenye ngo tugiye kwidistenga aba bantu bari bahari. Nsomera Yeremiya 15 ku murongo wa mbere no wa kabiri. Ngo maze Uwiteka arambwira ati, mumenye ko aba bantu yego hasome. Nubwo Mose na Samweli bampagarara imbere, umutima wanjye ntabwo nawerekeza kuri aba bantu. Imana niyo yavuze cyangwa siyo? Niyo yavuze. Iravuga ngo nubwo Mose nande na Samweli, bivuga ngo aba n'abantu sinzi bari ku rwego rw'ubuvunyi. Ndavuga ubuvunyi bw'Imana. Sinzi abantu bajya baburana bakavuga ngo se byageze sinjya mbyumva. Ngo uzagerageze kumuki. Rero Imana nayo ifite abaki muvuge cyane. Yes, nuvuga ngo aha ngaha nubwo ni kuvuga ngo aha Imana yamaze kwirahira ntacyo nkikoze, ubundi ahantu najyaga mpfa guteretwa, ahantu wenda nashoboraga kuba nagira intege nke nkemera, kiretse ari Mose cyangwa Samweli bampagarara imbere. Bene data, hari abantu batagihagarara imbere y'Imana. Uratwara y'iki? Kuko ntabwo wapfa guhagarara imbere y'Imana, ntabwo bayihagarara imbere gutya. Hari ingingo zigomba kurengera umuntu ngo ahagarare imbere y'Imana. Vuga ngo pillars. Aba noneho niyo baza this time ntabwo bishoboka. Ese ni bande bibuka ku musozi wo guhindurwa muri Matayo 17 Yesu agiye kwereka abigishwa be ibintu bidasanzwe, ibintu bagomba gusogongera, arazamukana nabo bagiye kugira gutya, hazi iki haboneka iki? Mose nande na Eliya bagira gute? Baragaragara aho ngaho. Kandi noneho mu bahamya babiri mu byahishuwe bakavuga ngo abo ngabo ngo harimo umwe muri babahamya babiri ngo afite imbaraga ngo zo gufata amazi akayahindura iki? Amaraso. Undi nawe ngo afite imbaraga z'iki? Ngo zo guhamagara umuriro, ibintu by'umuriro. Niyo mpamvu dukeneye abo bantu bose. Dukeneye anointing muri ibi bihe bya nyuma, irimo power ku buryo we don't negotiate, but power will speak. Umuntu azajya kuri dosiye wasanga agomba kuyisinya. Yes, ashimwe. Sibyo? Ariko ni bande bari kumva ibintu ndumva. Kandi mumbabarire nubona mugenzi wawe utari kumva imbaraga biramureba, ariko wowe wahamagawe. Yes, ashimwe. Hari umuntu utakwanga ariko ntagukunde. Nimubaza abo bantu. Ntabwo akwanga ko nta nubwo agukunda. Yes, sibyo? Yakureba rimwe ukabona afite ikirungurira. None rimwe agira umurwayi, ahamagara umupasiteri w'inshuti yanjye, aramubwira ati bambwiye ngo minyoni ngo ajya asengera bino bintu, aramubwira. None wa mupasita arabimpisha, arambwira ati nabonye uriya muntu arembye atanashaje pastor, ati nsanga sinabikubwira kugira ngo utajya korosora wendaga kwigendera. Yesabwe icyubahiro. Pasiteri nawe afite intege nke. Pastor w'inshuti yanjye ari hari yaraza kubyumva. Arambwira ati kubera ndinda amavuta yawe, ati nasanze nujya hariya n'ubundi ugasanga byirangiriye biragenda gute. Ntabwo pastor yampishaga, ahubwo yashakaga kugira ngo ntahura n'akaga. Ariko wa muntu angeraho ntiyankundaga, ariko twakundanye kubera Paul. Ariko mwavuze yami ndashaka kumva abantu babyumvise. Ndashaka kureba uwo muri ruhande ngo muguti imbaraga ziraza gutuma n'abagutaye bakugarukira. Ese hari abantu bateranya, genda ndumva iki giterane kiri international. Pastor ni Yesu ukorera muri iki, ariko narasenze ngo cancer free.
ariko uyu munsi ni inshuti zanjye. Yo, haleluya, yo, ariko babyamira cyane. Niyo mpamvu umuntu ufite amavuta ntagomba kugirana amatiku n'abantu, kuko ntacyo wapfa n'abantu pawa zikora. Umuntu yakwanga wamusengera mwe n'abakazuka akava muri morgue akakwanga, biba birangiye mwita mukundana, ariko mwavuze amina cyane. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Undi nawe turahura turi hano mu nama akajya ambwira, unsengere hari liste ku kazi yo kwirukana abantu, nanjye nzahagume wo kabyarawe, nanjye ntabwo ari utanga akazi. Oya, Imana izabikora, Imana izabikora, nsengere pfa kunkoraho gusa. None akajya anyibishaho akanyikoreshaho. Ndashaka uvuge ngo power, uvuge haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Hari abantu bakagombye kuba batakiza, ariko kuko bazi ko hari imbaraga, ariko mwavuze amina cyane. Ukuri Yesu ashimwe. Ari nawe imbaraga mwazumvise iki? Murazikeneye? Mureke twake bamenye ngo Imana yatubereye iki? Inkingi y'umuriro. Ndafashijwe. Reka mbareke mutahe. Hari n'ibyo Yesu yasize agize nawe yari. Amen. Sashimwe cyane. Murakoze cyane, Yesu abaha umugisha. Numvaga nshaka dusengana. Ntabwo mwatuye. Baje nyuma bature, nta kibazo. No gutura harimo power. Basi niba usenga make n'ituro ryawe rizakurengere. Amina. Yesu ahabwa icyubahiro. Mureke duturire Imana. Kandi nawe uri online, ongera ubwire igicaniro cyawe ati ndacyahari, uture. Ese niki cyatuma igicaniro kikumenya utagituraho amaturo? Amina. Bene data nukuri. Yesu ashimwe. Uwiteka abaha umugisha. Vuga ngo power. None se reka mbabaze, nuko nusana bihagaritse, ariko nzabibabwira. Kuki tutacyumva abarozi bararabaguruka? None se reka mbabaze, ngoma yarimutse kujya abarozi batakirara baguruka, cyangwa n'abantu basenze? Kuko biriya by'abarozi baguruka ntabwo PhD yabihagarika. Biriya haleluya, nukuri pe, nta ministere mu gihugu bashiraho igwanya abarozi, ariko mu ijuru hari ministere ihagarika imbaraga z'amarozi. Yesu ashimwe. Yeyo nsengera igihugu, kuko sinzarasa, nta mbunda mfite, nta nubwo genda umusirikare, nawe nuko ndibaza, ariko giyewe nkoresha amasengesho, kuko nzi yuko ibirwanya igihugu hari bigerageza gukoresha imbaraga z'umwijima n'ubupfumu kugira ngo igihugu kijye mu kibazo. Barahari bavuma, basenga nabi, bakajya no mu bapfumu bagakoresha abarozi kugira ngo tugwe mu kaga. Nkavuga rero iki nicyo ngiye gusengera, sinzakora handi, ariko ngomba kuvuguruza ibi. Haleluya. Nibyenda kutwica nkabwe ntitugipfuye, kuko twe dufite imbaraga zo kuvuguruza mu isi y'umwuka. Ariko mwavuze amena cyane. Kandi toro rimenye ko rifite uruhare rukomeye mu isi y'umwuka. Twahagarara tugasenga, kuko burya icyo twatuye, icyo duhambiriye turi hano ku isi no mu ijuru kiba gihambiriye, icyo duhamburuye kigahambura. Tugomba gusubirana pawa. Mumbabarire muze dusengana. Ndumva nshaka dusengana mu izina rya Yesu. Ndumva mfite umwuka nanjye wa prayer points. Hari abantu ubona birambuye, nukuri, ariko nukuri
kuki udasenga inshuti yanjye, kuki udasenga koko? Hari abantu bagera ku bintu byoroshye biturutse n'igicaniro cy'iwabo, ko igicaniro kitabamerera nabi mu kugera ku bintu. Hari abandi bagera ku bintu bavunitse, hari abandi bafite umwuka wo kwa Rekabu wo kutubaka, noneho wowe ukajya kuryama kandi uzwi iwanyu mutubaka ngo izo zuzure. Muzi wa mugabo wagiye kubaka, atangiye kubaka umwana we arapfa w'imfura, agiye gufunga imiryango bucura arapfa, kuko igicaniro cy'iwabo nticyemera ko bubaka. Murabyumva? Igicano cy'Yeriko, murabizwi Yeriko hari haravumwe, hari umuvumo. Ikintu cya mbere agombaga gukora ni ugusengera Yeriko, kuko Yosuwa yarayivumye, uwo mugabo atarabaho. Aza kubaka ahantu havumwe, ntiyamenya ko Yosuwa yavumye Yeriko. Rero dukeneye kwegera Imana. Nge ntabwo njya nsengana n'abantu basa nkaho bagiye mu nama. Niyo mpamvu nkunda gusenga ahantu batandeba. Yesu ashimwe. Mbabari utangira usenge, tangira 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 usenge. Senga udategereje ko aposa aguha amagambo, tangira usenge, tangira usenge. Ndashaka kumva amajwi yanyu ari gusenga, ndashaka kumva muri gusenga. Ijambo tutwaryize ariko tangira usenge, tangira usenge inshuti yanjye. Tangira usenge, hanyuma ndagenda mbatiza amagambo. Senga, senga, senga. Umva senya, umva gatoya. Senya umwuka w'abanzi bakugirira ishari, usenya. Ndagenda gutiza wowe usenya. Senya uwo mwuka, senya uwo mwuka. Senya umwuka w'abanzi bafashe umurage wawe bakawufata. Senya uwo mwuka w'ibyafashe umurage wawe, senya. Ndashaka kumva uri kubisenya ngutiza aya magambo. Ibyihaye kuragwa, ibyaje bigafata ibyawe, inherited, bakaza bakaragwa ibyawe. Senya, senya, senya. Hari abanzi, haleluya, abanzi bafata umurage. Hari abanzi bagira ishari. Hari abanzi batabizi. Hari abanzi bo muri environmental enemies. Senya, senya, senya umwuka, myuka yo muri environment. Ibikurwanya mu kirere, bikugwanya mu bigukikije, abagukikije, imyuka igukikije. Uwiteka atubera inkingi y'umuriro, atubera inkingi y'umuriro, atubera inkingi y'umuriro mu izina rya Yesu. Haleluya. Senya, senya. Hari conscious enemies, hari na unconscious enemies. Hari abanzi bari conscious, hari n'abandi bari unconscious. Senya, 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 senya. Unconscious enemies. Senya, senya. Nta mwanzi uzatugeraho, ibyo bapanga ntibazabigeraho. Inzandiko bari kwandika zo kudusenya, amanama badukorera mabi, turayasenye, turayatwitse. Senga, 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 senga. Ntabwo ndonda kureba. Senga, 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 senga. Robo tekeshe terebo shotorobo. Senga, senga, senga. Usengera mu zindi ndi musenge. Otokolobo sheteria masandoria baba. Senga, senga, senga. Senga, senga, senga. Haleluya. Senga, senga. Haleluya. Senga, senga. Imyuka ikurwanya, yabimenya itabimenya, ibizi itabizi. Senya, senya, senya. Turagukonekta n'abantu bazima, turikonekta ku bantu bazima, turikonekta ku bantu bazima. Nidutera intambwe tuzahura nabo umumaro. Iyo myuka turayisenye, turayirukanye, 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 turasenye igicaniro cy'ubugome. Dayimoni ya bugome, senya dayimoni ya bugome. Zakariya yaravuze ngo
nuko ngiye kubona mu kirere mbona umugore wicaye mu gatebo, ngiye kumva numva ndabaza ngo icyo ni igiki, arambwira ngo ni bugome, uwo ni bugome, uwo ni bugome. Senya umwuka wa bugome, senya umwuka wa bugome, ubugome, ubugome ku magara yacu, ubugome ku bana bacu, ubugome ku gihugu cyacu. Senya, 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 bugome turakwirukanye, bugome turakwirukanye. Wickedness, 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 gukiranirwa, gukiranirwa. Haleluya, haleluya. Senya, 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 ndashaka kubibona. Haleluya. Accidental enemies, abanzi bari accidentale, baje nk'impanuka, turirukana uwo mwuka, umwuka udutezamo impanuka, ibitugwira, ibitugwaho, ibitwanga ntacyo dupfuye, ibiduhagurukira impande zose, ibiturwanya mu kazi, ibiturwanya mu miryango, ibiturwanya mu itorero. Senya umuriro, 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 umuriro. Hamagara umuriro, hamagara umuriro, hamagara umuriro, hamagara umuriro, hamagara umuriro, hamagara umuriro. Hey, fire, 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 fire. Hamagara, hamagara, hamagara. Turirukana umwuka w'urwango mu gisekuru, mu kibyeyi. Umuntu akarogwa na nyirasenge, umuntu akarogwa na nyina wabo, umuntu akarogwa na anko we. Turasenya uwo mwuka, turasenya uwo mwuka. Kubita, 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 kubita utababariye, kubita utababariye, kubita utababariye, kubita, 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 kubita. Fire, fire, fire. Senyuka, 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 senyuka. Senyuka, 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 senyuka. Senyuka, senyuka. Sibling enemies, umwuka wo mu bavukanyi, ubugome, kwangana bya kivandimwe, bya kivandimwe. Imbuto mbi, imbuto mbi turayisenye. Umwuka w'amashari mu kivandimwe, umwuka wo guhemukirana turawusenye mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana, hamagara umuriro w'Imana, hamagara umuriro w'Imana, hamagara, hamagara, hamagara. Haleluya. Tugiye gukuraho indahiro, indahiro barahiye, bararahira ngo ntabwo uzarama, bararahira ngo ntabwo uzakora, bararahira ngo ntabwo uzava mu bukene. Turabisenye, turabisenye, turabisenye. Indahiro mbi turazitwitse, indahiro mbi turazitwitse, turazitwitse. Komeza, 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 komeza. N'abagiye ku kazi barakomeza dukurikire. Komeza utwike, komeza utwike, komeza utwike. Oh! Tugiye gusenya umwuka w'abanzi ba rukuruzi. Sinzi ko mubyumva. Ntabwo ugiye kujya ukurura abagushigikira, ntabwo uzongera gukurura abanzi. Magnetic enemies, magnetic enemies. Ugasanga wakurura, ugasanga wakuruyikishe kukwica. Ibyo tugiye kubisenyera hano, tugiye kubisenyera hano. Ntabwo uzongera gukururana cyangwa se gukurura igishaka kuguhemukira, ahubwo muri wowe amavuta y'Imana azakurura ibizima, azakurura ibizima. Senya, senya, senya. Senga, senga, usenya, senya, senya. Haleluya, senya. Tugiye gusenya umwuka wa innocent enemies. Vuga ngo innocent enemies. Umuntu gusa ari innocent akakurwanya mu buryo buri innocent, akabeshwa, bamara kumubesha agashira mu bikorwa ibyo bamubeshe, akaza akakugirira nabi, akaza akakurwanya, akaza akagukura mu kazi. Ari innocent, atazi ibyo ari byo ko bamushutse. Uwo mwuka turawusenye, uwo mwuka turawusenye. Guteranya, kubesha, aho ayo manama akorerwa, aho ibyo bintu byose bikorerwa, tugiye muri izo biro, turakubise hasi. Uko Yesu yamenaguye amameza, turamenagura ibyo bintu, turasenya ibyo. Uwo mwuka wo kutubeshera, uwo mwuka wo kuturandura, nibyo bizaranduka mbere mu izina rya Yesu. Turasenye umuriro w'Imana, utwike, utwike imyuka yose, imyuka yose, imyuka yose yahagurukiye ubwoko bw'Imana. Turi gusenga, numvise mu mazuru yanjye hazi ikintu irangi, ndabyumva mu mazuru, ariko ndavuga se hari ikintu gisha mwazanye hano? Nta gihari, ibintu byose ni bisanzwe, nta kintu gisha kiri hano.
ariko numva bibaye cyane, ndabyumva ko ari mu mwuka. Ngiye kumva numva ndabwiwe ngo abantu bamwe babaye baba paintings, kuba paintings isura itariyo, ariko Uwiteka akuyeho iyo sura. Ndababwisha ukuri, nyuma y'amasengesho ibintu byose badupentinzeho, badupentingaho ibintu bitari byo, batugira amabandi tutariyo, batugira abagome tutaribo. Ongeraho icyo kintu kiro kirasenyuka, icyo kintu kiro kirasenyuka. Senga, sengera visage yawe, senga. Haleluya, reputation yanjye. Haleluya. Mbabarira, hamagara umuriro, nturuhe. Tugiye kugera rero ku mwanzi, vuga ngo dangerous enemy. Uwo nguwo abamaramaje kugukuraho, abavuga ngo ntabwo nzaruhuka kiriho, niwe ugiye kubanza. Vuga ndashaka uvuge ngo dangerous enemies bakeneye dangerous prayers. Mbabara nonaha usenge dangerous prayer. Igishaka kwica mama wawe, igishaka kwica papa wawe, igishaka kufakaza, igishaka kwica itorero, igishaka kurwanya aho ubonera amahoro, igishaka kurwanya igihugu. Senga. Aha ndashaka musenge cyane, mutigirisha cyane. Senya. Icyo cyobo gisibe, ayo magambo, ubwo burozi bw'ubuhuhano, ayo magambo mabi. Vuga ngo yo, ntabwo nzapfakara, ntabwo nzapfusha. Oya. Umwuka wose ushaka kumena amaraso turawucecekesheje mu izina rya Yesu. Senga. Oh, haleluya. Nutayo nos ennemis en pièces. Turacagagura iyo myuka. Kristo atuneshereze. Haleluya. Turohereza umuriro. Turasiba inzandiko za rupfu, turasiba inzandiko za bugome, turasinyura ibintu byose bibi, turatwika ikibi cyose. Yesu we, abajya mu bapfumu ngo bakunyaga ibyawe, wabikoreye badahari, ntabwo bari bikunyage. Oya. Haleluya. Twakiriye amavuta, akira amavuta. Twakiriye assurance, yakire. Twakiriye umugisha, vuga ngo umugisha. Twakiriye, haleluya. Vuga ngo we are breaking bondage. Haleluya, turamenaguye ibintu byose byatubohaga. Bivuga cyane, nakiriye kwizera muri kano kanya. Vuga ngo nsenze isengesho rya petition, abajuriste nibo barizi petition. Haleluya. Vuga ngo uyu mwanya, haleluya, ninjiye muri petition. Injira muri bino. Haleluya. Vuga ngo I'm binding, ndaboha ikibi cyose, ndaboha ingwara yose, ndabohora umugisha wanjye, ndabohora favor yanjye, ndabohora igikundiro cyanjye, ndabohora success yanjye, ndabohora amagara yanjye mazima. Bivuge. Bibohore. Haleluya. Vuga ngo nonaha nakiriye emergency prayers, amasengesho yabirihutirwa. Bwira Yesu ngo kino kirihutirwa. Bwira ikintu mubwira ngo kino kirihutirwa. Uti ntabwo cyashuteyereza icyumweru. Mubwire kimwe cyihutirwa. Mubwire ukurikije urgence ufite, mubwire cyihutirwa. Emergency prayers. Haleluya. Senga. Mubwire kimwe cyihutirwa. Kimubwire uti ntirirenge utarantabara, ntirirenge utaransura, ntirirenge utarazi wanjye, ntirirenge utangezeho. Uti mu nda yanjye birihutirwa, kino kibyimba kiveho, mu magufa yanjye birihutirwa, iyi ndwara isohoke mu magufa, mu mugongo wanjye birihutirwa, icyihutirwa cyose.
Haleluya. Haleluya. Ndashaka kuvuga ngo noneho defensive prayers, defensive. Amasengesho nkingira. Vuga ngo Uwiteka uri igihome cy'umuriro, uri inkingi y'igicu ku manywa, uri inkingi y'umuriro nijoro. Ndakwinginze nkingira, 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 mpisha, umpisha umwanzi, umpisha ikibi. Ikibi nikizigere gihura nanjye. Ni bande bibuka Yosuwa na Kalebu bariho baratanga raporo yuko byagenze bagiye gutata. Baravuze ngo Mose, ikintu twabonye utuze, twabarebye abanzi bacu dusanga nta kibakingira bafite. Vuga ngo giye mfite ikinkingira. Bivuge cyane. Vuga ngo Uwiteka arankingiye. Uti mfite umunara muremure. Uwiteka umukiranutsi wese ahungiramo, mpungiyemo n'umuryango wanjye n'abana banjye n'igihugu cyanjye n'itorero n'umushumba wacu tuhungiyemo. Turihishe, turihishe, nta kibi kizatuzaho, nta cyago kizegera ihema ryacu. Igiteye ubwoba cya nijoro ntabwo kizatugeraho mu izina rya Yesu Kristo. Turihisha, turihisha mu munara ukomeye, mu munara ukomeye. Ntabwo urupfu ruzatubona, ntabwo ikibi kizatugeraho, ntabwo kunanirwa bizatugeraho, gufeilinga ntabwo tuzakorwa n'isoni. Ibyashaka kudukoza isoni bizakorwa n'isoni imbere. Abafite ikibi bashaka gushira mu bikorwa, Imana izatuma batabigeraho. Bivuge cyane, izatuma batabigeraho. Mu gihe babitekereza, Imana izabigizayo, ntabwo bazabigeraho mu izina rya Yesu. Inzu yawe ntabwo bazayitwara, cyamunara ntabwo bazayiguteza, kuko Uwiteka Imana ararahiye batarabishira mu bikorwa. Ababujije kubikora, ababujije kubikora. Hari umugambi Yesu aburijemo, hari umugambi Yesu aburijemo. Ndashaka kumva haleluya. Amasengesho arakora bere data. Tugiye gukomeza, tuvuge ngo tugiye gusunika imisozi, moving. Vuga ngo moving mountains, prayers. Sunika, sunika. Ni ikintu kigize umusozi. Sunika, senga. Uvuga ngo Yesu, iki kintu kigize umusozi imbere yanjye, ndakirukanye, ndagisunitse, ndagisunitse, ndagisunitse. Kigende wa musozi we, wiyitiki imbere ya Zerubabeli, wiyitiki imbere ya Noble Family Church, wiyitiki imbere y'i construction. Ndashaka tuyirukane ikigize umusozi kuri iriya nyubako tuzubaka. Ikigize umusozi gituma utabona amafaranga ngo usohoze, gituma utabona uburyo. Ikigize umusozi kirukane, igituma utabona akazi, igituma mutaguka neza mu rugo rwanyu. Gisunike, 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 gisunike. Haleluya. Tugiye gukora icyo bita judgmental prayers. Vuga ngo tugiye guciraho iteka Satani. Nona uti imigambi ya Satani turayiciraho iteka. Ubugome baduteguriye. Vuga ngo ayiwe, mukababwira isengesho ryo gucira iteka riri muri Zakariya 3. Vuga ngo Zakariya 3. Uwiteka, haleluya, ngo yegera umutambyi witwa nde? Yosuwa. Ngo abwira Satani, ngo abwira Satani ngo Uwiteka guhane Satani. Hari ukuntu mbikunda, ni Imana yabwiye Satani, irangije itirivuga, iravuga ngo Uwiteka agira ate? Aguhane Satani. Ngo yewe Yosuwa we, ngo umeze nk'umushumu ukuwe hehe? Mu muriro. Abantu bari baraciriweho iteka bisanga bari mu muriro w'ubuzima, bisanga bari mu muriro w'umuvumo, bisanga bari mu muriro w'ubukene, bisanga bari mu muriro w'indwara, kubera ko ariho bashizwe. Ariko iyo bigenze gutyo bigomba ko Satani acirwaho iteka. Yes, ahanwa. Uwiteka abwira Satani ngo Uwiteka agira ate? Aguhane. Ngo arangije akuramwo Yosuwa, arangije ngo amwambika umwambaro, amwambika n'igitambaro cyo ku mutwe. Ugiye gusubirana ikamba ryawe, ugiye gusubirana ubwiza bwawe, ugiye gusubirana icyubahiro cyawe. Mucira iteka, Uwiteka muhane. Vuga ngo Uwiteka ahane imigambi yose mibi. Hari ibintu bigiye gushigwaho iherezo.
numvaga nshaka kusenga. Senga we kundeba, senga. Ndashaka ko nuhamagara umuriro. Mbabarira. Va mu bunebwe, senga. Gicireho iteka. Icyo cyago gicireho iteka. Ako gahinda gacireho iteka. Gutabwa bicireho iteka. Kandi Imana iraturwanirira. Haleluya. Imana iraturwanirira. Uwiteka ashimwe. Amavuta yawe y'icyama aragarutse. Amavuta y'ubuhanuzi aragarutse. Amavuta yo kurwana intambara ukazinesha. Amavuta ya gitambye, vuga ngo amina. Amavuta yo kuramya, haleluya. Amavuta yo kubohoka, vuga ngo amena. Amavuta yo gusenga, vuga ngo haleluya. Amavuta yo kwirukana Goliyati, vuga ngo Goliyati wanyirukanaga ngiye kumwirukana. Goliyati wamvugiraga hejuru ngiye kumuvugira hejuru. Goliyati wankandagiraga ngiye kumukandagira. Uyu munsi Goliyati wese wari wampagurukiye ndamushinguye. Haleluya. Vuga ngo intambara zose zampagurukiraga ziciye mu burwayi, zishaka kunyambura ubuzima, ndaziciriyeho iteka. Vuga ngo uburwayi ndabuciriyeho iteka. Haleluya. Ikintu cyose cyari cyarashize kuri liste y'abagomba gupfa ndagiciriyeho iteka. Iyo liste nyivuyeho, abana banjye bayivuyeho, itoro ryanjye rivuyeho, igihugu cyanjye kivuyeho. Ubugome bwo mu muryango, gukorerwa ubugome ukabukorerwa n'abantu bari mu rugo rwawe, abo wagaburiye, abo wambitse, butubuciriyeho iteka. Ubugome bw'amazi maremare y'ibibazo turabuciyeho iteka. Ayo mazi ahagarare, akurweho mu izina rya Yesu. Uyu munsi ubugome nakorerwaga, bivuge bwo kuroba, singira icyo ntwara. Kuva uyu munsi nzajya nkora nunguke, nzajya ndoba. Yes, I will fish and catching something. Nzajya mbifata mu izina rya Yesu Kristo. Abana banjye baziga ariko bagira ubwenge, barangize mu izina rya Yesu Kristo. Tuzubaka inzu y'Imana, twakiriye amafaranga yo kuyubaka, twakiriye ubushobozi, twakiriye abasupporters. Umwuka wose utwambura abafasha, utwambura abantu bagomba kudufasha. Umwuka wose utuma abadufasha bahomba, turawuciriyeho iteka. Turawuciriyeho iteka. Vuga ngo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu nzaroba, nzagira icyo ntahana, nzunguka, nzatera imbere mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Mureke tuvuge haleluya. Vuga haleluya cyane. Wow! Akaruru. Babari ubyine. Kora danse. Kora danse yo kuvugiriza Imana impundu, ko Imana yumvise gusenga kwacu. Haleluya. Oh, haleluya. Byina. Woo! Haleluya. Twese hamwe. Haleluya. Abajene babyina.
simbuka 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 twese byina byina babarira ubyine nkaho Imana yawe ariko mana we abo Yesu yabereye inkingi y'umuriro. Hallelujah tena hallelujah tena hallelujah Yeah. uzi haleluya uteye nigushize hejuru abanzi bagasigara hasi. Uzi yo haleluya uteye nifunguye cya kindi cyari cyarananiranye. Amina. Uzi yo haleluya uteye nigushije inkike z'Iyeriko. Kuko Imana igiye kukubera inkike y'iki? Hari inkike z'Iyeriko bari baragushizeho ku buryo utasohokaga ngo winjire. None inkike z'Iyeriko zigize gute? Twago ziraguye. Nawe usohotsemo amahoro. Amen. Ndagushima Mana, iye ndagushima Mana we, Mana we ndagushima Mana we, iye wangiriye neza we, Mana we wangiriye neza we, Mana we wangiriye neza we, iye ndagushima Mana we, Mana we wangiriye neza we, iye ndagushima Mana we, iye wangiriye neza we.